hano. Uyu munsi duhuriye hano kugira ngo duherekeze bwa nyuma umwana wacu, umuvandimwe wacu, inshuti yacu. Ndereyimana Emmanuel yavutse ku itariki 15 z'ukwa kane 1996. Yavukiye mu karere ka Rusizi, umurenge wa Butare, akagari ka Nyamihanda, umudugudu wa Kenya. Yize amashuri abanza ku ishuri ribanza rya Murambi Rusizi. Yize amashuri yisumbuye kuri groupe scolaire Asana Rusizi mu ishami ry'indimi. Ngiye kuvuga amateka ye mu muryango w'iwacu, aho twabanaga mu kazi. Mu mwaka wa 2022 yaje amahugurwa amutegura kuba umupolisi w'u Rwanda. Amahugurwa yabereye mu ishuri rya polisi riherereye Gishari, Rwamagana. Ayashoje yahise ajya mu yandi mahugurwa yamutwaye amezi 6 mu ishuri rya polisi riherereye i Mayange. Ayashoje nibwo yaje mu mutwe yari arimo, umutwe witwa Task Force Unité, ari naho yatabarutse ari. Mu izina ry'ubuyobozi bwa polisi y'u Rwanda, nagira ngo nihanganishe umuryango, inshuti, abavandimwe muri ibi bihe bito.